Rexham Production. Yamaying. Biriwe neza. Kurumva ndushye. Karibu mu nzu. Abo se ko numva nananiwe nta kuntu akenye ndi kumva amajwi mu nzu abana barimo barasakuza nta kuntu waza n'utebe tukatwica aha ngaha tukaba tuganira ku Kanoza kanza n'udutebe wa mugani n'aba bana abo bana kabisa barabana. Rexham Production. Bano bana baba basakura. Agasozi wakeneyeho nunakira akazabime Umugore mwiza se mwiriwe. Biriwe neza. Ewa nanjye akazi kaba kanyishe kabisa. Urugendo se rwo rwagenze gute? Rwagenze neza dore noneho n'imodoka zizabonetse kabisa nacyo. Niyo mpamvu utaje kare. Abana nyine biriwe neza. Kama amashenge kameze neza kanyweye igikoma. Ariko uriya muhungu ngo Morodekayi we yarananiye. Duravuye aha ijisho rimeze utyo. Hagenze biteze kandi. Uriya muhungu ngo ni Morodekayi. Dorageze aha ngaha ariye nta mutima. Ijisho rye zarirenda gutakara. Barababwira ibigambo yabaye umusazi. Ntashaka no kunyikoza. Ndamuvugisha akansimbukira. Reka da. Yakiva. Umugabo umwe aturutse undi mugore aturuka bose barihisha. Witegure kuri ibintu ntazi. Kuri iki se kandi? Agenda yambura abantu mu nzira abakobwa babandi ufite ibibazo. Ana yisinisho. Fuka cyose murera mwana mwirereye. Murera neza. Ahubwo wenda mwino minsi wenda ntabarizwa hanga cyane wasanga ari bwo wenda yigize ikirara. Ariko nawe sinzi ibyo usigaye ubamo warahinduye. Uva mu kazi ukajya mu kabari. Wava mu kabari ugera aho wasinze mu buriri wituramo nk'igiti. Umenye uwariye ntumenye uwaryamye. Nanjye ntukibaza amakuru. So wenda ni ikosa ryanjye ariko Bang 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 bang. Oh Lord. ubwo yabaye ikigoryi nka nyina ibigoryi si ibyanyu na konzi yuko ura mwana mureze neza byagenze bite? Urantutse. Uravuze ngo ndi ikigoryi. Nacitse umugongo muri urugo rwawe abana bawe bangize n'umuruho narawikururiye ndawubonye nta soni. Ndesema ibintu byarakakaye brother imboga ku muhanda zirahenda wakintu kandi yarawe ibintu byabaye ingwikike wallahi Utankaraga mu kihondo wa gute abo kujya mu gihe kintu uvuga na baba wabesha sembaza bikaragemo umvinika yanjye ndagaswe rose njyewe reka zo nkwereke waje kamana ibintu byari byo niko ibintu byakomeye ntakemera nkarara n'ubugari mu nzu waje borira hari niyo ngiyo Nikare kumaze kukaka cyo mame foshi kuwe ni dangi do gusa wallahi ahubwo subungo nyine yeka man ibintu byakaze nabone babu yifitiye boro ntabwo yabura broski siwumva ahubwo nyine kuva gupangisha utundi kwa danje wakintu Nikare arakimitsi impande arakakaye Ndabibona. kandi twabuze ubukaro ndafatiraho bro binde ku bintu bya komera waci nuwe nahashe inshingano zose z'urugo ikintu cyose mu nyatsi ndakiba ariko sinzi impamvu giye rwose wana munzana ibyo bintu Ikintu cya mbere mu rugo ni amahoro. Nimba ujya mu kazi ukavayo ukajya mu kabari ukagera mu buri ukagwa nk'igiti ntukimbaza amakuru abana ntuzuwariye ntuzuwaryamye subundi ibyo bijyo duhahira bitumariye. hanyuma se umva nkubwire ni ushinzwe gutekera aba njyewe ntabwo nafata inkono ngo nteke ntubizi Nawe uba ukeneye kugira ngo uganirize abantu babaza amakuru baze mwira ubutenyoko byawe. abana bo nzaza mbaganiza weekend akazi kose nari mfite ubu ngubu karimo umwe karagenda kagabanyuka ariko uvuga ngo nzambaganiriza gake gashoboka sibyo ariko umva nkubwire ibintu wiharaje byo kumbwira ngo abana ngo urabona ngo gutya na gutya urumva mira neza ube careful sibyo wumve yuko ndi umugabo mu rugo wabyumvise Karamashu. cyo kwa tubuze wacana Nikare nikadaje warara dore imvuke gendagaswe ureba sindereba
urezi ase hano kwikurira burya imboga ki ndetse ko nanjye kandi nari ndi kugenda How fast do we have this? rekare cyane imbere gihe cyane imbere naca ku bantu utavuze What? kandi nabavugije uvuze iki nabasuhuje iyi kanzu izi ngizi ari imbeba ndagaza zikarabije mwana cyane imbere nibura dukarabye wa nagushisha mu rusi uresesha harimo umudamu rero ibintu umaze iminsi wigira urumva ntabwo rwose ari byo nigize ibiki ubwo ugomba utangiye guhindura kuko ngiye izo mvugo uri kumbwira zino z'abahungu zawe ntabwo ngiye rwose ubwo ugiye gutangira Ibyo ntabwo nakwiyamye ku umva nkubwize ukuri ngiye uriya muhungu namureze neza ndabizi urumva ngiye ibintu umva nkubwire ubu utangiye nzanagucapa urumva gucapa nde Wowe. iwacu ndahazi ubwire nziga agatenge kanjye ngende we wanguriye umva nkubwize ukuri urumva uru Rwanda harimo abagore benshi cyane urumva wagiye kunshaka utabareba wagiye kunshaka utabareba n'ubundi Akose- barabimbwiye kuri akose ndibaza, ikigori ubu- sinzi iyo najyaga ndi ikigori utaba ikigori ariko ubundi uvuka umugabo gusa umutwe utita cyangwa ku mwana we utita ku rugo rw'urigiki barabimbwiye umva nkubwire rero sibyo ntabwo ngewe ndi umugabo gito urumva njyewe ndi umugabo wiyubashye ufite amafaranga urumva Wiyubashye? ntabwo ari ngombwa ngo ngewe abantu bagiye bambwira ngo Rwemagisi ngo byagenze bite urumva njyewe umva nkubwize ukuri ufite amafaranga yanjye mugomba kunyubaha kandi nyine tunahantu nciye urumva ukajya ubona ko ngewe ubu nagucisha mu rusi ndetse kandi kuruta umwana w'abandi wanyu ko umwana ashaka kuba ari uwa byinshi reka reka nanone uzi ko kwa kazungu ideni ry'ibishyimbo rijya kugera mu 6,000 umwana byakomeye mani byakakaye ahubwo nitwaje ikaramu hari buretse nze wumva se sister ubaye iki uyu ubaye iki wani niko ikintu cyose ufite aho ngaho hano nta kintu ufite bose nirebere reba reba hose Nirebere. imbere muri ya myenda yabo bajya mu nyabona babika sha komeza komeza byose kuramo kuramo n'ibindi sha byose ko ugira akadage mani ubona ibintu byarakomeye imihanda byarakakaye reba ko nta bindi bintu afite ji ndetse mani kusitarike gutya se mani ushatse wanyaturaho nyaturese cyangwa duheze uheze ikiza naraheza Cya, wacyane nawe nuko ngo ntabwo urafata umuhanda neza nyatura nikagize nta bidaje sha mwana byose. ubutse fasiste gaca wodi gaca cyangwa se vuba muri umuntu Niyirukage mwana, niyirukage. gapfore gatoya hafi ndakujyana ni rusororo How fast do we have this? dore baviye waraye n'abamere yo mere turi se wakintu ahubwo si imico wayikuye wa ngenda kwemye ntunsuhuze gutya ntunsuhuze gutya ahubwo urubahe my babylon se vie kano kanya ku izina ry'Imana umva nkubwize ukuri ntabwo ngenda ubona utari umwana wanjye njyewe byagenze bite kuva byari se vie abanyakirisa kumugaragariza bariva neza neza ibyo wambwiraga imico byahuranye wayikuye wa mwana byahuranye n'izina ry'Imana yagize imihanda wakintu usanga Ibipantaro bitwaye mu ntoki. icara hasi se nyine umbwire icara hasi umbwire ibintu wabaye ubundi wigize ibiki byumva nkubwize ukuri si byangangiye iwanjye njye nta kiraro ntunganga wabyumvise n'abakirara se vie wumvikana umva nkubwize ukuri kwanza mbwize ukuri noneho ndebera n'itabi akaba kita kababa nanjye nkabona karavuye afite ibintu by'ibirundo ubu bimwe Ahubwo si- ashyize inyuma nta kintu kirimo oya birimo byinshi cyane Nabirimo, ahubwo nabirimo. wa mwana urananiye nabirimo urananiye nabirimo reka turebe mahanga reka turebe hangare mutundu kudufari udufari utwe ni uduki ntabwo tuzi se vie no cyore wa mwana umva nkubwize ukuri sibyo Eh. ahangaha ni iwanjye niba ushaka gushinga urugo rwawe uzamvira ahangaha ugende njyewe se urumva vie kuri ahantu wanagasambu wamaye we nikaraga nigucize yanjye niko nakuvira mu rugo rwawe usanzwe ukora iki wowe njyewe se vie umwino minsi ngewe mba nibereye ku kazi ubundi uri Njyewe gukora ngize amafari. amafari ubundi kwanza benabira ibi ni ibiki Madame, dore ibirongwe amaki amafari ni ibiki ariko izo mvugo sinzi Ntabwo wenda mubizi. munaziziranye umva nkubwize ukuri rero, sibyo Ariko guhera yabasize. umunsi wese nakuboneye akazi urumva Kameze gate? ibi bintu byawe by'uburanga kareka ibi ntabwo nabivamo ndagaswa uyu muntu wambara gutya azajya mu kazi ace mu bantu ipantaro ayitwaye mu ntoki. vuga ipeti neza iyi kwanza shati ntuga iyi- vuba Ntabiriho ahangaha ni vie. iwanjye ntabwo ari Ntabiriho biroviye. ntabwo ntegeka byaja wese umva nkubwire rero Eh. twumvikane Eh. njyewe guhera umunsi w'ejo genda kumva uzaza ubyukira ku nkoni kuko Ku nkoni? kandi Ntabwo ndi mu reka ngorwa dufunge ndagaswa. igipangu ntazongere kuva Cye, ntabwo byashoboka umva nkubwire Ngiye kumva Ibintu ariko bibanza ndakuze bimushiremo. ndakuze Itabi nari urakuze gukorera cyane niba ukuze rero ushaka umugore umvira ahangaha tuvire hano ugende eh umugore se nta mushobozi
mwamfungure Imana izabongerera nimumfungurira murakoze mwamfungure mwandemeye koko ko Imana izabongerera none se arimo arafunguza mwambabariye mukamfungurira n'agasore keza ukuntu ari agasore keza we karabaye amfungurire pe nkomezeho nawe Imana izakongerera Imana izagukize urakoze mwamfunguriye ariko abantu babaje babaho ndana no musore uko yarigenda ewa nukuntu ari n'agakara keza sesha yo we Imana izabongerera Imana ewa nakira kabisa wihangane kandi Imana izabikora kabisa urakoze abantu bababaje uramuntu arababaje ntaga mwamfunguriye mundemera Imana izabongerera mwamfunguriye Apostle, we have this. cyore ariko nzajya nkafungura imihanda ese wakintu nurangiza uzifate cyarakomeye natwe Imana cyara ibyo dupanga byose akose Imana mwara gasambari akare kamereza ushaka kwahuka uko ugatabonye amase reka mbwira mbikwereke kamane ndatinya Imana ndatinya gufite icyuma ibintu gitaratindangiza neza ngaho bwira ikikugenza hano kwa gutera n'abasanyi babarara urumva ari nakuntu atuburira abantu ngo bakibice nawe wigize impumyi kandi ariko tuyabara nyine bakeneye kurya ahubwo dupaho ukuntu nyine wenda twari dukora iyi geste tugakorana hari bitanye nyine najye mupangira nyine gutubura abantu nyine nguko hano kajya tugabana igihe buciro wabonye hari ikibazo niga yanjye buri wese amenya agasaraba ke